Hello guys, nizere ko meze neza kandi cyane. Gahunda yanjye ni ukubagezaho ibyiza kandi mukunda. Uyu munsi bwo dufite uburyo tugiye kwiga uburyo umuntu yadawunilodinga WhatsApp GB. Ndabizi hari abantu benshi badawunilodinga ariko nikore akavuga ko yarangiye. Rero nyine hari uburyo wadawunilodinga mu WhatsApp GB, nibwo buryo nshaka kwigisha. Undi nawe ugatangira ugakoresha GB wari warayibuze. Uraza ukajya kuri Chrome, ukandikamo GB WhatsApp. Ntabwo udawunilodinga zino zo hejuru zo kuri Play Store. Uramanuka ahubwo ukajya hasi ugafata izi ziba ziri official, ugashaka download, ukaza ugakora no kuri download y'umutuku, ukazamuka ugakora kuri downloading pro WhatsApp Pro, ugahita ukoza wayishaka kuyidawunilodinga ukayidawunilodinga. Irangiye barakubwira ati open, ukayopeninga. ubundi ukayinstara. Urabona ntabwo bigoye, ariko kujya kwishakira kuri Play Store ntabwo nyine izibona, ntabwo aba GB. Uba ugomba gutegereza nturambirwe kuko itindamo yo irimo kuyesitara, itindamo ukuntu. Irarangiye buno itwara open. Menye ko ibanza gutinda nibisa kutarambirwa. Ugashyiramo nimero ushaka gufungura kuri WhatsApp kandi ashyiramo iyanjye. Gusa ko ufite connection, udafite connection ntabwo bikunda. WhatsApp GB urabona wenda ayikoresha ubu ngubu irafungutse. Iyi ni WhatsApp GB, setting WhatsApp GB. Hano byose ni ibya WhatsApp GB. Okay guys, nuko wakoresha WhatsApp GB ukize gute wumva ushaka kudawunilodinga WhatsApp GB, nuko ayidawunilodinga uri muri application. Ubwo nakundi nuko nguko, nimba wakurikiye neza ubonye ko byoroshye kandi cyane, ntabwo ari ibintu bigoye. Turakomeza tubigisha n'ibindi, ibuka gukora subscribe. Ibyo byonyine byatuma ubona byinshi kandi byiza. Murakoze.